Muraho, uyu ni Negabene nk'uko bisanzwe. Aya ni amategeko y'umuhanda, igika cya kabiri. Ubwa mbere twarebye ubusobanuro bw'amagambo akoreshwa mu igazeti. Ubu tugiye kureba igika cya kabiri ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Nkwibutsa ko iyo wize videwo zacu neza, ukajya ugenda uzumva ukabigira nk'ubuzima, ukora rimwe ugatsinda kandi ntibitwara umwanya. Ushobora kuba wibereye mu kazi, ugiye muri break cyangwa muri pause, warangiza ukiyumvira videwo zacu. Mureke dutangire. Turakomeje, nari mbabwiye ko tugiye kureba amategeko y'umuhanda, igika cya kabiri ni uburyo bwo kugenda mu muhanda. Umuyobozi agomba gukora iki ngo yirinde kwangiza umuhanda? Kugenda buhoro, kugabanya ibyo ikinyabiziga cyikoreye anyura indi nzira. Uko niko amategeko y'umuhanda aba ameze. Reka tujye kuri kabiri. Uburyo bwo kugenda mu muhanda, ubu nibwo turiho. Kabiri, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bikururana bigomba kugira iki? Bigomba kugira ubiyobora. Icyo bakunda no kukibaza cyane. Tujye kuri gatatu. By'umwihariko umuyobozi ntagomba guterwa imbogamizi igihe ayobora n'iki? No gukingirizwa bitewe n'umubare w'abagenzi cyangwa n'uko bafashe imyanya, bitewe n'ibintu bitabonerana bometse ku birahure. Kugira ngo usobanukirwe amategeko y'umuhanda, iyo ari ubwa mbere uyumvishe, ukunda kuyasubizamo cyane, uyagira audio, ugenda usobanukirwa. Mbabwiza ukuri ko ntimuzajye gusoma ibibazo n'ibisubizo mutazi ubusobanuro cyangwa se mutarizi. Uku rero njye ndi kubigisha, ibi ntabwo ari ibibazo n'ibisubizo. Tujye kuri kane. Imyaka y'imfatizo kugira ngo umuntu yemererwe kuyobora hakurikijwe urwego rw'ibyo ayobora ni iyihe? Imyaka 20 yemerewe gutwara C, D, E na F. 18, imyaka 18 yemerewe gutwara A na B. Imyaka 15 ni velomoteri, n'imyaka 17 mu gihe atwaye iyo velomoteri ariko ahetse n'umuntu. Imyaka 14 inyamaswa zikururana ziyoborwa n'umwana ufite imyaka 14. Imyaka 12 ni amatungo. Tujye kuri 5. Inyamaswa zigendera ku nkombe. Inyamaswa zigendera ku nkombe yihe? Y'iburyo. Inyamaswa zigendera ku nkombe y'iburyo. Tujye kuri 6. Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate 4 kandi kuwugendamo bigakorwa mu byerekezo byombi, ubwo birumvikana bibiri, umuyobozi wese abujijwe kunyura mu bisate bibiri biri ibumoso. Yego. Hano ikintu bishatse kuvuga, iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate 4 kandi kuwugendamo bigakorwa mu byerekezo byombi, umuyobozi wese abujijwe kunyura mu bisate bibiri biri ibumoso. Ubwo ni ukuvuga ngo umuyobozi, mu gihe umuhanda ugizwe n'ibisate 4, agendera mu bisate 2 by'iburyo. Irya 7, kugenda ku mirongo ibangikanye byemewe he? Byemewe ku mihanda igenderwamo mu cyerekezo kimwe kandi igabanyijwemo ibisate nibura 2. Ku gice cya kabiri cy'iburyo bw'umuhanda, aho kubisikana mu muhanda ufite ibice byinshi byemewe.
abakozi babifitiye ububasha bashobora kubitegeka. Iki kibazo cya karindwi, iki gisobanuro cya karindwi reka tugisubiremo. Kugenda ku mirongo ibangikanye byemewe he? Byemewe ku mihanda igenderwamo mu cyerekezo kimwe kandi igabanyijemo ibisate nibura bibiri. Birumvikana hano kugenda ku mirongo ibangikanye ni uko imodoka nyine igenda. Ibi narabisobanuye mu gika cya mbere. Utararebye igika cya mbere byakugora kuza kumva amagambo yo mu igazeti kuko aba akomeye. Wakwandikamo amategeko y'umuhanda igika cya mbere. Kuri y'umuhanda nta gukata. Wandika y'umuhanda bimeze gutyo igika cya mbere uhita uyabona ubusobanuro bw'amagambo. Dukomeze. Umuyobozi wese ugiye kugera mu nkomane agomba gukora iki? Kwitonda bihagije bijyanye n'uko aho agenda hameze. Kureba niba umuhanda agiye kwinjiramo nta nkomyi irimo. Kugenda agabanya umuvuduko akurikije uko asanga atabona. Nkubwiza ukuri ko kugira ngo ukore provisoire rimwe utsinde cyangwa niba waratsinzwe uzakore rimwe uhite utsinde, ni uko ubigira nk'ubuzima. Uko wambaye ekuteri ukajya wiyumvira amategeko y'umuhanda bigeraho bikakujyamo. Umuyobozi wese uvuye mu nzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri akaba ashaka kwinjira mu yindi ifite icyerekezo kimwe agomba gukora iki? Agomba kureka ibinyabiziga biyigezemo bigatambuka. Tujye ku 10. Ibinyabiziga bivuye mu mihanda itari kaburimbo ntibireka ibigenda muri kaburimbo bikabanza gutambuka. Aha ni yego cyangwa oya? Ibinyabiziga bivuye muri kaburimbo, ibinyabiziga bivuye mu mihanda itari kaburimbo ntibireka ibigenda muri kaburimbo bikabanza gutambuka. Oya. Aho mu nzira y'igitaka bareka abagenda mu zindi nzira zitari iz'igitaka bakabanza gutambuka. Abo mu nzira y'igitaka bareka abagenda mu zindi nzira zitari iz'igitaka bakabanza bagatambuka. Yego. 12. Umuyobozi ugiye kwinjira mu isangano aho bagomba kuzenguruka akora iki? Agomba kureka ibinyabiziga byagezemo bikabanza gutambuka. 13. Mbere yo gukata cyangwa kujya ku ruhande rw'umuhanda, umuyobozi wese agomba mbere y'igihe gukora iki? Kubigaragaza ku buryo budashidikanywaho akoresheje indangacyerekezo cyangwa ibirangacyerekezo by'ikinyabiziga cye, cyaba bidakora agakoresha ukuboko. Babwiza ukuri ko ubaye uri kureba ino video bwa mbere hari amagambo waba utari kumva kuko amagambo yo mu igazeti aba yihagazeho aba akomeye. Urabanza rero ukagenda ukareba ubusobanuro bw'amagambo ukandikamo aho ngaho muri YouTube, ukabanza ugakora subscribe ukandikamo amategeko y'umuhanda igika cya mbere. Kuri y'umuhanda nta gukata. Nabikoze gutyo kugira ngo video zanjye mujye muhita muzibona. Amategeko y'umuhanda igika cya mbere, ugahita ureba ubusobanuro bw'amagambo yose yo mu igazeti ukabona kuza kureba ino video. Tujye kuri 14 twikomereze. Kubisikana no kunyuranaho bireba nde? Kubisikana no kunyuranaho bireba ibinyabiziga bigenda. Kubisikana bikorwa mu ruhande rw'iburyo. Yego.
Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa budahagije kugira ngo ibisikana ryorohe, abayobozi bashobora gukora iki? Bategetswe iki? Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru ariko bitonze ngo badateza abazinyuramo impanuka. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa budahagije kugira ngo ibisikana ryorohe, abayobozi bashobora gukora iki? Bategetswe iki? Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru ariko bitonze ngo badateza abazinyuramo impanuka. Icya kabiri cy'igisubizo, bategetswe koroherana kugira ngo batambuke. Tujye kuri 17. Mu mihanda yo mu misozi no mu nzira nyabagendwa zicuramye cyane cyane aho ibisikana ridashoboka cyangwa riruhije, abayobozi babigenza bate? Umuyobozi umanuka agomba gushyira ikinyabiziga ku ruhande ngo uzamuka abone uko ahita. Iki kibazo gikunda kubazwa cyane. Iyo ari ngombwa gusubira inyuma, abasubira inyuma ni abatwaye ibinyabiziga bidakomatanye. Iyo bahuye n'abatwaye ibidakomatanye. Tujye kuri 18. Kunyuranaho bikorerwa mu ruhe ruhande? Bikorerwa ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa iburyo ryari? Bikorerwa iburyo iyo umuyobozi unyurwaho amaze kwerekana ko ashaka kugana ibumoso. Tujye kuri 20. Umuyobozi wese ubonye ko hari ugiye kumunyuraho agomba gukora iki? Agomba kwegera uruhande rw'iburyo rw'umuhanda atongereye umuvuduko. Iyo ikinyabiziga gifite uburebure burenga 8 metero, agomba akoresheje ikimenyetso cyabigenewe cy'icyo kinyabiziga kugaragaza ko yabonye ikimenyetso cy'umuyobozi ugiye kumunyuraho. Nuko biba bimeze. Itegeko ry'umuhanda bisaba ngo urimenye uko riri. Iyo ugiye gusubiza nibwo bikorohera. Iyo ushatse kubimenya ukundi biragucanga. Mbibutsa ko hano harimo amagambo agiye akomeye. Niba ari bwo bwa mbere urebye ino video, urebye video zanjye, ntabwo wamenya, ntabwo wasobanukirwa. Banza urebe video nakoze bwa mbere y'amategeko y'umuhanda, igika cya mbere ni ubusobanuro. Mbibutsa ko kandi kuri amategeko y'umuhanda nta gukata, urabifatanya y'umuhanda. Twakomeje kuri 21. Mu mihanda bagendamo mu byerekezo byombi, kunyuranaho ibumoso birabujijwe bitewe n'iki? Bitewe n'impamvu nk'ibihu kuba hafi y'ikoni, ikoni murarizi ni ahantu hakata cyane, cyangwa y'impinga y'umuhanda, cyangwa y'impinga y'umupando. Iyo umuyobozi adashobora kubonera abagenzi bamuturutse imbere mu ntambwe zihagije. Aka kabiri, iyo umuyobozi ugiye kunyuraho yerekana ko ashaka gukatira ibumoso. Tujye kuri 22. Bategetswe kureka abanyamaguru bakambuka iyo bageze mu mwanya wabagenewe. Bategetswe kureka abanyamaguru bakambuka iyo bageze mu mwanya wabagenewe. Yego. Si ngombwa
kwita cyane ku nyamaswa iyo uhuye nazo mu nzira. Oya, usabwa kugabanya umuvuduko. Inyamaswa nazo zihabwa agaciro. 24. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga uteye ute? Ibi bintu mugenzi wanjye ushaka gutsindira provisoire, fata ibintu ntubyige rimwe, ukomeze ubisubiramo. Iyi video nukomeza kugenda uyisubiramo, ndahamya nashidikanya ko uzakorera provisoire uyitsindiye rimwe. Genda downloading zino video ukomeze uzirebe, cyangwa ujye uzireba uko ubonye amayinite. Itegeko ry'umuhanda rizagerayo rikujye mu mutwe. Wigenda ngo ufate ibibazo n'ibisubizo uhita ubisoma utazi ubusobanuro bw'amagambo, utazi uburyo bwo kugenda mu muhanda. Ubundi ni amashapitire agiye akurikiranye. Reka twikomereze. 24. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga uteye ute? Kilometero 80 mu isaha. Moto n'ibinyabiziga bitarenza kilogarama 3500. Ni ukuvuga ngo moto n'ibinyabiziga bitarenze kilogarama 3500 ntibishobora kurenza umuvuduko wa 80 kilometero 80 mu isaha. Iyo biwurengeje bihanirwa amategeko. Si ukuvuga ko ari wo bifite, ahubwo iyo biwurengeje bihanirwa n'amategeko. Noneho kilometero 70 mu isaha ni imodoka cyangwa tagisi bitarenza kilometero 3500. Aha birumvikana. Kilometero 60 mu isaha. Bisi ibifite uburemere buri hagati ya 3500 n'ibihumbi 12500. Hano uko bigenda bigaragara ni uko imodoka igenda iremera igira uburemere buri hejuru, niko n'umuvuduko wayo ugenda ugabanyuka kugira ngo idateza impanuka. Okay. Ibirometero 50 mu isaha. Velomoteri niyo igenda ibirometero 50 mu isaha n'ibinyabiziga bikomatanye n'ibifite uburemere burenga kilogarama 12500. Velomoteri by'umwihariko igendera kilometero 50 mu isaha. N'ibinyabiziga bikomatanyije bifite uburemere ntarengwa burenga ibiro 12500. Kilometero 25 mu isaha. Kilometero 25 mu isaha. Torotoro, ibihinga n'ibindi bitavuzwe haruguru. Ibi ni ibinyabiziga bihinga. Mumbabarire gato tugere kuri 25. Umuvuduko wo mu nsisiro ntarengwa ni kilometero 50 mu isaha. Ibinyabiziga byagenewe gusa gutwara abantu, moto cyangwa voiture, moto cyangwa imodoka. Kilometero 50 mu isaha ni ibinyabiziga byagenewe gusa gutwara abantu. Icyo ukagishyira mu mutwe wawe. 40 kilometero 40 mu isaha ni ibindi binyabiziga.
uretse igihe hari amategeko abitegeka ukundi. Ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri mu kuboko kw'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, yaba ari mu cyerekezo kimwe ashobora kuba ari ibumoso, ahegereye bishoboka akayira k'abanyamaguru ariko ntasige umwanya urenga santimetero 50. Kure cyane nanone aka gatatu, kure cyane y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ni ibihe binyabiziga bibujijwe guhagarara umwanya munini mu gihe cy'iminsi 7 ku nzira nyabagendwa? Ni ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda kimwe na za rumoroki. Ubwo ni ibinyabiziga byose ahubwo. Ariko impamvu tutavuga ibinyabiziga byose ni uko igazeti, impamvu abantu bakunda gutsindwa ribaza byihariye, bisaba kuba ikintu waracyumvishe cyane ku buryo uhita ujyana ku gisubizo cyacyo, apana gushaka kugisobanura ukundi. Iyo nta mategeko yihariye akurikizwa, aho ni 28. Ni uwuhe mwanya usigara hagati y'ibinyabiziga bibiri bihagaze umwanya munini ku ruhande rumwe rw'umuhanda ubisikanirwamo? Nibura metero 5 mu nsisiro, metero 20 ahatari mu nsisiro. Mbibutsa ko ari bwo ukireba ino video mu nsisiro ntabwo wamenya icyo ari cyo. Genda kanda subscribe wandikemo amategeko y'umuhanda udakase kuriya ubifatanye amategeko y'umuhanda igika cya mbere urebe ubusobanuro. Mbibutse ko gusa insisiro bisobanura ahantu hari amazu yegeranye, nyine ahantu ubona ko asa nk'ari mu kajagari ku buryo kuhagendesha ikinyabiziga bigorana. Niyo mpamvu rero ubona ko hagiye harimo itandukaniro. Intabaza zihariye zigomba, tujye kuri 29. Intabaza zihariye zigomba gukoreshwa ryari? Amatara yazo amyasa ate? Umva ko ni bibiri. Intabaza zihariye zigomba gukoreshwa ryari? Amatara yazo amyasa ate? Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa kiri mu butumwa asa n'ubururu. Mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa kiri mu butumwa asa n'ubururu. Iki bakunda no kukibaza nacyo cyane. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa ryari? Iyi ntabaza ndangururajwi ikoreshwa igihe ikinyabiziga ndakumirwa kiri mu butumwa bwihutirwa. Tujye kuri 31. Umugenzi uri mu nzira nyabagendwa iyo asatiriwe n'ikinyabiziga ndakumirwa kirangwa n'intabaza ndangururajwi yihariye abigenza ate? Ndagusubiriramo hano. Umugenzi uri mu nzira nyabagendwa iyo asatiriwe n'ikinyabiziga ndakumirwa kirangwa n'intabaza ndangururajwi yihariye abigenza ate? Dore icyo azakora, agomba kugihigamira ako kanya, byaba ngombwa agahagarara. Tujye kuri 32. Imirongo y'ingabo n'udutsiko tw'abanyamaguru bagendera he mu muhanda? Imirongo y'ingabo n'udutsiko tw'abanyamaguru bagendera mu muhanda. Bagendera he mu muhanda? Bagendera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Iki ndagisubiramo cya 32. Imirongo y'ingabo n'udutsiko tw'abanyamaguru bagendera he mu muhanda? Bagendera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda. 33.
Abagenda mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata, uruhererekane. Reka dusome ibyo batubwiye. Babujije kwata umurongo w'abasirikare bagenda cyangwa imirongo y'ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu zigenda mu muhanda. Mu murongo w'abanyeshuri bayobowe n'umwarimu. Uruhererekane, bimwe nababwiraga. Izi nkomyi ntizikurikizwa ku binyabiziga ndakumirwa. Ubundi ibi byose byari bivuzwe hejuru ni uruhererekane, ariko uruhererekane rushobora kwatwa ikinyabiziga ndakumirwa. Ikinyabiziga ndakumirwa ubundi ni kampara. Ikinyabiziga ndakumirwa ni kampara, ahantu hose kirahagenda, nta tegeko rikigenga. Uruhushya rw'amasiganwa rutangwa nande? Rutangwa n'umuyobozi w'akarere, iyo bitarenga akarere kamwe. Umuyobozi w'intara, iyo birenze akarere kamwe, bitarenze intara imwe. Iyo bitarenze akarere kamwe, bitarenze intara imwe. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, iyo birenze intara imwe. Mbibutsa ko ibi ntabwo ari ibibazo n'ibisubizo. Uku ni ukugusobanurira uburyo bwo kugenda mu muhanda. Bijya kumera nk'ibibazo ariko ntabwo ibi ari ibibazo n'ibisubizo, kuko urabona ko byo bihita bigusobanurira igazeti mu magambo menshi. Ntabwo bigira igisubizo kimwe byo, kuko murabizi ko ibibazo n'ibisubizo aba ari choix multiple, nabyo tuzabigeraho. Mbibutsa ko ukireba ino video bwa mbere utayisobanukirwa utarebye amategeko y'umuhanda igika cya mbere, akaba ari ubusobanuro bw'amagambo. Uretse iyo icyapa kibyerekana ukundi, uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu biti cyangwa mu mbaho bungana iki? Ni toni 8. Iyo begereye ibyome, abayobozi bagitegereje gutambuka bagomba gukora iki? Iyo begereye ibyome, abayobozi bagitegereje gutambuka bagomba gukora iki? Bagomba gutonda umurongo umwe no guhagarara iburyo bw'umuhanda. Ninde se cyangwa ni bande bemerewe kujya mu kinyabiziga igihe gishyirwa mu cyome cyangwa kiva mu cyome? Uretse abayobozi n'abagiherekeje, abantu bose bagomba kuvamo. Uretse abayobozi n'abagiherekeje, abantu bose bagomba kuvamo. 38. Umuyobozi w'imodoka agomba gukora iki mbere yo kuyishyira mu cyome na mbere yo kuyikuramo ageze ku nkombe yo hakurya? Agomba kumanura ibirahuri. Ni ryari amatara magufi, amatara ndanga, amatara n'amaremare bicanirwa rimwe? Ndasubiramo hano kuri 39. Ni ryari amatara magufi n'amatara ndanga n'amaremare bicanirwa rimwe? Ni igihe iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100. Aha ndabisubiramo. Ni ryari amatara magufi n'amatara ndanga n'amatara maremare bicanirwa rimwe? Iyo hagati yo kurenga no kurasa kw'izuba cyangwa bitewe n'uko ibihe byifashe, nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura nyinshi, bidashobotse kubona neza muri metero 100, nibwo amatara magufi, amatara ndanga n'amatara maremare bicanirwa rimwe. Amatara magufi n'amatara maremare
bigomba kuzimywa ryari? Bigomba kuzimywa iyo ikinyabiziga gihagaze umwanya muto cyangwa munini. 41. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimywa ryari? Iyo umuhanda umurikiwe hose ku buryo buhagije. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitarenze metero 50, keretse iyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye. Iyo ikinyabiziga gihagaze. Turakomeje kuri 42. Amatara magufi y'amapikipiki na za velomoteri agomba gukoreshwa ryari? Mu gihe cyose kandi mu buryo bwose. Igihe cyose bigenda mu nzira nyabagendwa. Amatara magufi y'amapikipiki na za velomoteri agomba gukoreshwa ryari? Ni igihe cyose bigenda mu nzira nyabagendwa. 43. Amatara kamenabihu akoreshwa ryari? Akoreshwa gusa iyo imiterere y'ikirere, imvura, ibihu bituma ntawe ubona neza nko muri metero 100. Iyo ikinyabiziga kigenda mu nzira nyabagendwa ifunganye irimo amakoni. 44. Amatara yo gusubira inyuma acanwa ryari? Igihe cyo gusubira inyuma gusa. Mbabwira ko, bibutsa nanone ko ibi ntabwo ari ibibazo n'ibisubizo. Uku ni ukugusobanurira uburyo bwo kugenda mu muhanda, usibye ko byo bipanze neza ku buryo bitakubowaringa nko gusoma, bitakunaniza nko gusoma. Impamvu zino video tuzikora ni ukugira ngo ntute umwanya ujya mu ishuri kandi utsindire provisoire yawe neza. Tujye kuri 45. Amatara ashakisha acanwa ryari? Igihe ari ngombwa kandi atabangamiye abandi bagenzi. 46. Ni ryari gukoresha amahoni ari ngombwa? Bimara umwanya ungana ute? Ni ryari gukoresha amahoni ari ngombwa? Bimara umwanya ungana ute? Igihe hari impamvu yo kwirinda impanuka cyangwa igihe atari mu nsisiro, kugira ngo umuyobozi uri imbere amenyeshwe ko bagiye kumunyuraho. Bigomba kumara umwanya muto. 47. Ese biremewe kuvuza ihoni ahegereye amatungo cyangwa inyamaswa? Ese biremewe? Oya, ntibyemewe. Abanyamaguru bagenda mu muhanda nijoro hatabona cyangwa hari ibinyabiziga byinshi bagenda bate? Bagenda ku murongo. 49. Hagati y'ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa hagomba kubamo umwanya ungana ute? Hagomba kuba byibura metero 30. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda umurongo w'uburebure urenga metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 500 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Iki kibazo iyi ngingo ikunda kubazwa. Twikomereze, nzabereka ibibazo n'ibisubizo, kandi nkwibutsa ko utagomba gutangira video yacu mo hagati. Ugomba kuyitangira ukayirangiza, kuko hari ibyo tuvuga mbere biguha link y'aho wiga utangira kwiga neza. Amategeko y'umuhanda, igika cya mbere.
Mbibutsa ko ni amategeko y'umuhanda. Kuri y'umuhanda nta gukata dushyiraho igika cya mbere cyangwa icya kabiri. Iki ni icya kabiri. Amategeko y'umuhanda igika cya kabiri. Reka turebe ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu butumwa bitubahiriza amategeko agenga imodoka ziherekeranije mu butumwa. Dusubiremo ikibazo, ni ryari, dusubiremo nimero, ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu butumwa bitubahiriza amategeko agenga imodoka ziherekeranyije mu butumwa. Mu nsisiro, kuva bwije kugeza bukeye, igihe cy'igihu cyabuditse bigatuma abadashobora kureba neza muri metero 30 byibura. Abayobozi b'amagare na velomoteri bashobora kugenda mu muhanda babangikanye ariko babujijwe kubangikana iyo bari mu nsisiro, iyo bwije, iyo bagiye guhura n'ikinyabiziga gifite moteri cyangwa n'ikinyabiziga kigendeshwa n'inyamaswa. Amategeko y'umuhanda ni hano tuyagarukirije. Murakoze. Ushaka gusubiramo video zacu andika muri YouTube amategeko y'umuhanda igika cya mbere cyangwa se cya kabiri, ukomeze nk'uko ubishaka. Channel yacu yitwa Kirezi TV, kanda subscribe ukurikirane video zacu uko bwije n'uko bukeye. Uzamenya amategeko y'umuhanda utavuye aho uri, aho ukorera cyangwa aho wibera, kandi utsindire provisoire ukoze rimwe. Nuyumva neza ni package yuzuye, uzabona amanota yawe yo gutsindira provisoire. Murakoze, murakarama. Uyu ni Niga Ben mwari muri kumwe.